so igihe hari abantu twari inshuti imbere benshi twabaye abanzi ngo nukubera ko ngo nabaye umutinganyi burya namubaye kera bwo nuko batari bwabimenye society y'abantu iri kungora byahatari ahubwo nkarushaho kugira inshuti z'abatinganyi biriya muri society y'abantu hari abantu batadukunda n'abadukunda ariko mu batwanga nababwira ati okay nta mutima mubi kuko amaraso ava niyo mva ntago mva icyatsi ntago mva ubururu ntago amaraso yanjye ari jaune ari umweru n'umutuku kuko twabyawe n'ababyeyi kandi batubyaye badukunze kuba twarisanze muri kino kibuga ntago bivuze ko ari ikibazo cy'ababyeyi ko wagira ngo badufata nk'icyaha kuri bo badufata nk'icyaha bakumva ko ngo twaciye nk'amabere kandi ntabwo twaciye nk'amabere please muraho neza amakuru y'imyaka mumeze neza muraho muragumye aho muri mumeze neza bongeye banyita Ige nkaba ari ubwa mbere tugiye kuganira kuri cano kandi ndizera ko mumeze neza muraho mumeze neza nitwa Ige nuko nari maze kubibabwira jewe ndi umuge umuntu atumva ururimi rw'icyongereza bakunda kuvuga ngo nabatinganyi umutinganyi mu buzima busanzwe mba Igikondo niho mu rugo ariko ubusanzwe kavukire yanjye ni Burundi niho navukiye ariko nakuriye mu Rwanda nkaba ndi umwana wa kabiri kuri papa na mama ariko ubundi mu buzima busanzwe nuko mvuze ngo umwana wa kabiri ariko kuri papa na mama mbazemo abana bo mu rugo bose twari batanu hapfuyemo babiri impanga yanjye na sister wanjye yapfuye ubundi ubuzima busanzwe bisavuye cyore I'm good ntabwo nzi kuri hano ntabwo nzi kuri hano nanjye ndabyishimiye cyane muvuye se ubundi ndimo gutamporiza imbere isi ku isi imeze nyine abayituyemo ndeba uko babayeho nuko baramutse nanjye hagati aho ngaho mba ndaho ndi gushima Imana ndi gukesha uhoraho kabisa Ige rero reka nkubwize ukuri ese ubundi baraye njyewe se ntabwo uzi aho naraye naho uba wanyerekeje se abantu bampaye nabo ntubizi ko bampaye njye naguhaye pasi bampaye pasi nyinshi kandi iyihe pasi naguhaye ko nzi ko wambwiye ngo uragiye ngo ndahita ngaruka byagenze bite uriya munyamahanga wampaye nawe rwose yankoreye umuti yankoreye akazi gatangaje ariko uriya muntu mwarahuye gute iki ndashaka kumenye nimba uko ngewe tuba twahuye nimba ariko nayo mwarahuye kuko wewe mwararangizanije cyane ko iri joro rimwe umenya ryavuyemo amajoro 5 kubera ko pase yawe ni umuti kabisa ewana ngira bagenze bite se kandi mwana uzi yankoreye agasha ka hatari yakoze ibiki ari amavuta sinzi hano bayakura ese ari amavuta badusiga kugira ngo dukore zira sexe wakoze na sexe se ahubwo nese uriya muntu wamaye nawe cyaragize ngo mugiye kugana ku bintu bya job job uzo bizaba biza ubutaha ariko uko byagenda kose byarangiye nyine nashize urumva batanze avance ntago natanze avance ahubwo yanjyanye ahantu nyene muri hoteli hoteli twarayemo nyene ni hano Kabeza bayita hoteli Teki ariko ndakubwiza ukuri man uriya muhungu yabinkoreye byanyabyo nyene yakoze ibiki yanteye ndavuga nti cyakoze kabisa ngaho mbwira yanteye uzi ko ituri imwe yiwe yavuyemo amaturo 100 man naho tuzi utunganirwe yagoye angahe sawo
byakwishyuye se cyangwa mwakoreye bwerere so ntago yanyishyuye cyane ko byategeye tuganira tuvaho turahuza urebye hajemo ikintu bita umubano w'urukundo ntago twakundanye birenze ariko nabonye namwishimiye kabisa njye namukunze byahatari nabonye namukunze byahatari cyane ko urebye cyane niwe muntu kabisa wanyemeje mu buzima bwanjye ngaho mbwira rero ukuntu yaguhaye rero niwe muntu wanyemeje mu buzima bwanjye Imana yanteguye arantegura imbere n'inyuma ntacinga imbere n'inyuma arankwisha imbere surafite ese nabura hese urabona ntameze fresh yega nanjye ndakenda tose none mwabikoze mwembi babiri mwahanye nta wa gatatu wari urimo twari babiri mwahanye man aya namukubitiye nawe arankubitira yanteye nanjye ndamutera ni ibintu byumvikana ariko hagati aho ndagira ngo umbwire wewe se uriya muntu wamuje nawe mbere yuko duhura we mwarahuye oya ngiye niko yansibye pasi ndamubwira okay mfite umuntu uri hafi niko nakubwiye ngo ugende ariko nubwo nakubwiye ngo ugende ariko numvaga bitari kunzamo man uziko neza yanteye kugeza ubwo numva umwuka wendaga kunshyiramo ubwo wasanga nkeza ari keri ziwe ahubwo sinzi n'ibintu bamwe ngiye hagati aho ngaho mba narumiwe kugeza ubona ama kokayine sina kokayine wayibonye ko yayinyweye namugo yayinywaga oya ariko mbere byose kamayisuza abantu amara Imana akomeza bane namwe se ndamuga kuri kutivuza bakwitande satani kayosi satani nyine we kayosi we ndabizi neza ko benshi bajye bananyibazaho ese iryo zina ryavuye kuki ese mu buzima bwawe busanzwe kuko uri proud y'icuri cyo koko byukuri nkuko se wamuganirika nkubaze uri plan y'icuri cyo ukumva ko uri vase none se reka nkubwize ukuri iyo nza kuba ntari wondi we cyangwa ntari proud y'icyo ndico ntago bumpa pass ngo nzemere ubwo rero ubutaha ntabwo nzabyemera kubera iki zitazabyemera ni kare ntago wareka kubyemera kubera ko cyane ko nanjye maze kuba umwasiye muri bino bintu ariko wowe umenye ko wowe uje mu gakino usanga twe twarakagiyemo mwakagiyemo ndabizi kandi umenye yuko kuba narabikubwiye kuriya cyagiye nkubwira ati jya ubigenza gutya kugira ngo twibone amafaranga yo kudutunga birumvikana cyane ko iyo uhuye n'abantu mwishimana cyangwa mwiyumvanamwo hari umuntu uba wamenye nk'ubuzima bwawe akamenya ko ubuzima bwawe buri privé ariko umenye yuko ngiye kwigishije umwuka ntakutagize kandi ubona ko uzindana gushimira cyane ko nsigaye mpura n'abadiaspora ariko rero njye ndashaka kuguma kimwe ndashaka ko mbiki ubwo ndashaka kuba umugabo n'ubundi ndi umugabo kandi mpuza n'abagabo bagenzi banjye nyine ndabyumva pana kuvuga ngo ugiye kuba vase oya ibyo tutabyumvikanaho ariko ntuzambwire guhuza n'abagore ntuzambwire guhuza n'abakobwa kuko nawe tuvugana nk'ubwiye ngo ndashaka ko kumuri kimwe ese ubu ufite igihe gitsina yige mbwije ukuri kuko sindagukuramo imyenda ngo ndebe ukomeze sinzi n'ubwambure bwawe tufite ibiraho nawe ntabwo uzi ubwanjye abenshi bajya bavuga ngo tujya duterana kuko ntabwo duterana pe ubamo kimwe ubundi ukajya ubatera bagutera kuko biriya bintu ntabwo ari byiza nkajya mbatera batera oya we ntuzongere kujya ubabwira ngo uri bisexy sibyo nuba bisexy bizajya bituma sobanurira abantu bari bisexy babyumva abantu batabyumva kuko abantu bavuga ngo nimbabwira ngo bisexy ni ibintu bibiri uvuga ngo uraterwa ukanatera ibintu bibiri ushaka kuguma kuri kimwe kujya batera basobanurira noneho kimwe kugira ngo n'abadukurikiye bacyumva gutera nyine akajya ubarongora gusa ubwo bishatse kuvuga binyuze muri cya kirimi cyawe wari uvuze niko nancitse kubigonda kugira ngo n'utabyumva abyumve ari nako bimeze yenda tayari kabisa ko nshobora kuvuga ngo bisexy ntamenye ngo ni ibiki rero najyaga ntera nkanaterwa ariko rero uzagume kuri kimwe n'ibintu ntabwo ari sawa uzabiturekere twike tubishoboye nese bisaba iki kugira ngo umuntu byibuze agere kuri iyo level twige kuko kuri iyo level bisaba ko ugomba kuba wariyakiriye no muri societe nyarwanda niko ngiye ushaka kubivuga ko nta handi hantu nabivuga ahubwo akabazo k'amatsiko kuri bariya abantu batajya banyurwa sibyo kuri abantu batajya banyurwa ugasanga umuntu umuhaye pass ugasanga yagaye umuntu cyangwa ugasanga ntiyamwishimiye mu bwo buryo biba byagenze gute ushobora kuba utanyurwa n'umuntu wakukorera sex
ukumva ko ugomba kujya kuri wa wundi ku ruhande, wa muntu ukunyuriza akakuryohereza, ukumva ko sex iryoshye. Abo ngabo ni babandi usanga bagiye gukora sex ugasanga ni wa wundi kugira ngo akozemo rimwe kabiri ugasanga ararangije, ukumva ntabwo unyuzwe, bigatuma wa wundi w'umugore ajya gushaka undi muntu ku ruhande kugira ngo amunyurize. Nese ko nzi ko uri umwasiye mu kazi, mu nama wigeze umbwira byibuze ko habamo no kuba habamo kunyurwa cyangwa kutanyurwa, cyangwa umbwire nti ingaruka ziva muri bino bintu nizi, habaho gutera no guterwa, cyangwa hakabaho umuntu ukora ikintu kimwe ariko hakabaho no kwifashisha agakingirizo bibaye ngombwa. Aho ugomba kujya ugakoresha kuko hari ahantu horoshye cyane kubona wakora sex ukayikorera aho ngaho, ntabwo aba ari byiza kuko habamo ingaruka nyinshi. Ushobora gusanga umuntu mugiye kuryamana afite uburwayi runaka utazi, bagasanga arayikwanduje, harimo sida, harimo mburugu, harimo ikibazo. ndi kumva ntazi uko umeze, nimba wagira ngo yampanuye, nimba wagira ngo imitsi yanjye yayiturikije, nimba wagira ngo amagufa yayaturikije, ndi kumva nanjye ubwanjye uri kwicara kumva kurababara, nkumva ndababara. iki gihe mvuga kurababara ndi gushaka kujya kwa muganga kujya kwidodesha imitsi, nimba bamaze kwiturutsa n'ubundi, cyangwa ntago ntari muri nta cyahinduka n'ubundi nta kuko imitsi umutsi burya umera nka elastique, barongera bakawukora neza ukajya ujya kumera nka elastique, ariko numva ngo ujya ku murongo urongera ugasubirana, ukongera ugasubira muri ya mood wari urimo. Ariko ibyiza ni nko wajya wifata ukamara nk'igihe runaka utabikora. Ko bitankundira se ko biriya bintu biba biri mu buki burenze, kwiyamaze guterwa ngo bigumemo cyane, kuyo wamaze gutera uba wageze ku yindi level y'ibyishimo bidasanzwe. Urumva ibyo bintu byashoboka ko mbivamo tuvugishije ukuri, ugomba kubivamo. So gihe ikindi kintu mfite amatsiko, hari abantu benshi bajya bambwira ati ese ko umaze kuba umuge, icyo bita umutinganyi mu Kinyarwanda cyumvikana, sibyo? Amarangamutima yanjye cyangwa hormone zanjye zigaragaye vuba, ntago abenshi twabanye batazi. Wowe n'ubundi naguciye mu ijambo, n'ubundi wowe uje mu gakintu usanga ni nkaho navuga ngo twaba haruriye inzira ukajemo wihuse cyane, vuba byihuse, kubera kugenda wumva bigaragayemo vuba ku mpande uvuga ngo biriya bintu ngo biraryoha. Ubwo se ko mbona ngiye kuzijya nitwaza noneho pampara, oya pampara ntabwo bayitwaza, ko mbona ngiye kuzijya nzitwaza, ahubwo nujya ubikora buri munsi ntabwo ari too much. Ntabwo byaba ari too much ubikora buri munsi. Genda gira ngo tumare amatsiko ku bantu bamaze iminsi batwibazaho, cyangwa ku bantu bibaza ku byerekeranye n'izo hormone zacu tuba twarakuranye cyangwa tuba twaravukanye. Ikintu cyitwa hormone cyo ndagira ngo abantu badukurikiye babyumve, cyangwa nanjye ubwanjye dore ko uri umwasiye wantanze mu gakino, igo nibyo, so nanjye numvireho. Ariko hagati aho ngaho hirya no hino East Africa yose baradukurikira, baba barimo kutwumva. Ese bino bintu nyine mu buryo bwo kugira ngo bumve ko dufite liberty ihagije, nta hohoterwa ribaho, bumve yuko umuntu atagomba kuzira uko yaremwe, cyangwa atagomba kuzira uko byamugendekeye muri make mu buzima busanzwe. Cyo navugaho ku bintu bya hormone, kamanze kwa hormone ni ikintu umuntu avukana, ni ikintu kiba kiri mu maraso y'umuntu, ariko bibira ko hari n'ababijyamo babikunze. Hari abantu babijyamo kubera, hari ababijyamo babikunze, n'ababijyamo no kubera ko bagiye gushaka amaronko. Ese bibamo amaronko biriya bintu? Ko njye ubwanjye kuko nkunze guhura n'abantu nkundanye nabo mu buzima busanzwe, hari ababijyamo impamvu ntabamo no kwicuruza se, ukabikora nk'umwuga, ukazajya upfubura abapfubye. oya hari abantu babijyamo kubera ko bashaka amaronko, hakaba n'abandi bantu babijyamo kubera ari bwo ubuzima bwabo, bakumva ko bagomba gukora sex n'umuhungu ku ruhande. Nese hari benshi bajya batwumva, cyangwa hari benshi bajya banambaza
hari n'abandi babijyamo Mm. bagira ngo bishimishe, akumva nyine ko ari nk'uko navuga ngo ige ni umuge ariko niko yavutse ameze, ariko simbibashishikariza kugira ngo numve ko hari undi mwana wundi ufite nk'umubyeyi ufite umwana nk'umeze nka ige warabivukanye, ntabwo namushishikariza kugira ngo amujugunye cyangwa se amuha akato, ntabwo byaba ari byiza, ahubwo umwana akamwegereye akamuganiriza akamubwira se niyo nibyo bintu ukunda cyangwa ntabwo ari byo ukunda, mama njye nshobora kuba mbikunda cyangwa se papa nibyo nkunda muri jyewe ko n'ubundi nibimvamo, ntabwo nkunda abakobwa nkunda abahungu gusa. Nese igihe mu buzima bwawe wigeze uhura byibuze n'ukwemeza nk'uko uwo wampaye iri joro yaranyemeje? Byiza ukuri kandi ntumbeshye. Ntabwo nakubeshya kubera ko njyewe akenshi mu buzima bwawe ntabwo njyewe akenshi nkunda sex cyane, ariko uko byagenda kose wenda sinzi igihe n'umwaka byatangiriye watangiye kuryamana n'abo muhuje hormone sibyo? ntange kuvuga ngo hormone abantu babikunda bakunda abahungu bagenzi babo. Sinzi niba giye wambwira icyo gihe ukamara amatsiko, kuko iyo nkurebye mba mbona uri inzobere pe, mba mbona ngewe uko bingendekera ubu uko umpaye pase ugasanga kwa mbere umpaye pase y'umunyamerika, umpaye pase y'umurundi, umpaye pase yo mu Tanzania, umpaye pase y'umunyarwanda sibyo? Akenshi impamvu nguha pase niko babimbwira bakambwira ati ngwino nka mwawe yanjye ntabwo ndi muri modo yabyo kugira ngo nirinde. Wirinde? Nirinde. Ninjye uba ushaka ko nirinde ko nahura n'ikibazo kuba ntabwo mbikunda cyane, ntabwo nkunda sex cyane. None kuki ngi ubampaye abantu nk'abo ngabo baba bashaka kumfumura? None se ko yabishatse? Ziko aba ayitera ikagira mu bwonko no mu none nimba ari byo wakunze, ntabwo ngiye ngomba kwirinda ko ayo mafaranga niba yaguha nubundi ntabwo ndi buremo nk'icumi cyangwa se 5 uri bumpereze cyangwa ive ntiri bunkubite. Wowe wabigiyemo ubishaka ubikeneye ubikunze. So hagati aho ngaho ntabwo ngiye ngomba, nta muntu ugomba kuza ngo aje mu buzima bwanjye. None se nimba umbwiye ngo nimba tuganiriye ukambwira ngo ashaka pase bibwiye ko njye ntabwo nayibura, ntayiguha pe ubikeneye, wumva ubikunze ubikeneye ntabwo ati okay it's okay go genda, umwanya nari kujyamo kwewe ujyemo. Ngaho basi nanjye uzampaye amahirwe yo guhura nawe umunsi umwe, dore ko abantu bazi ko turi inshuti biraho bisanzwe. Nzagutere. Cyo nicyo urakisha. Nzagutere kuko we ntiwantera. Ntiwantera. Ufite akantu kangana gutya ndabizi. Agaki? Ufite akantu kangana gutya. Agaki? Sibyo? Akantu kawe umenya nta nakari umenya karaba yakubugore niko nabyita. Agaki nyine mu mazina. Ni nka bayivuga mu izina. Kavuga kari n'agapipi. Barakubeshya. Igitsina kikuriyo. Igitsina kikuriyo. Kibarakubeshya. Igitsina kikuriyo. Nese ushaka kumbwira ko ugiye guhakana se? Ugiye guhakana ko uraje wahita ubwira abantu ko ari igitsina gore? Ntabwo navuga ko ari igitsina gore, igitsina gabo ariko kirahari. Uragifite? Yego. Niba muri buyani ni gato. Ntabwo ari gato. Maze warakabonye kutara n'abantu n'umwambure bwanjye. Waye ntiwanogereza ntiwanankubita ngo nyurwe. Gize ntabwo kuko genda umugore tutaruma. Ariko ufite igitsina gabo. Nimba nkubwe ngo nimba ndi umugore ndi umugore. Ufite igitsina gabo. Tuza rero. Mwese gushaka iki? Je ndi gushaka kumenya. Ngere niyambure se mbikwereke. Oya, ntiwiyambure udatera umwaka abantu. Mwako nta muntu uvukana. Ariko ngiye ntagukire mu ijambo. Uzajya umbabarira umpe pasi y'abantu boroheje. Apana nkura muzungu yarakwisha. Apana uriya muzungu sibyo? Yarakwisha. Yarandoboye neza ndi kukubwira ngo ubu tuvugana yagejeje mu mutwe. Yawurangaje rwose ubu ngubu. Reka bihangana nta kiri bubi. Nimbuza umwobo w'ifuku. Nimbuza umwobo w'ifuku rwose ukuntu umeze. So ngaho nibwira basi ubuzima busanzwe umeze ute? Ndashimira Imana. Ikindi nubwo ntari umwasiye mu kazi ariko maze kumenya gutera ukanaterwa icyo ari cyo, maze kumenya
ababijyamo babikunze sibyo n'abavukanye hormone sibyo. So urebye maze kubigiramo experience. Giye urebye mu bantu ujya nabo ndagira ngo mbwire ko aho navuye naho ngeze ubu ngubu hatandukanye. Aho ngeze ubu ngubu ngeze kuri rwa rwego rwo kuba najya gupfubura abapfubye. ni ukuvuga ngo urabapfubura nase urumva ko ubu ngubu ndabatera ntakubeshye ndabatera. aho humura nta kizongera kuba wumve ko wicare utuje nta mutima mubi mbi gushyizemo oya iyo mubishaka bikunze ntago ariko apana kubikora buri gihe shishamo meta umarire nk'igihe udakora kuko natwe ntabwo twabigiyemo tubishaka niko twabyisanzemo ariko sinishishikariza kuba nimba hari undi muntu umeze nkanjye wajya uhora ubikora ari sawa. Ariko nge aka ni kabazo k'amatsiko kandi n'umuntu ushaka kugira ngo abijyemo ntabwo ari byiza bya bintu birangiza byangiza mu bwonko byangiriza mu bwonko ugatuma umutwe mbese ukaba uri mu isi ya wenyine ukumva nyine ko so igihe hari abantu twari inshuti imbere benshi twabaye abanzi ngo ni ukubera ko ngo nabaye umutinganyi burya namubaye kera bwo nuko batari bwabimenye. Sosiyete y'abantu iri kungora bya hatari ahubwo nkarushaho kugira inshuti z'abatinganyi. Biriya muri sosiyete y'abantu hari abantu batadukunda n'abadukunda ariko mu batwanga nababwira ati nta mutima mubi kuko amaraso ava niyo mva ntabwo mva icyatsi ntabwo mva ubururu ntabwo amaraso yanjye ari jaune ari umweru n'umutuku kuko twabyawe n'ababyeyi kandi batubyaye badukunze. Kuba twarisanze muri kino kibuga ntabwo bivuze ko ari ikibazo cy'ababyeyi. Isi wagira ngo badufata nk'icyaha kuri bo. Badufata nk'icyaha bakumva ko ngo twaciye nk'amabere kandi ntabwo twaciye nk'amabere please. Mbese ninde muntu urusha kwiyitaho iyo mwirebye nanjye mukandeba ninde muntu urusha kwiyitaho sibyo? Ubuzima bw'umuntu n'ubu bujajinga kuko ntabwo waje n'undi muntu ku ruhande. Umuntu niwe wijajinga akamenya ngo nimba ari agiye kubona ngo agiye gufata ngo umuhanda w'ibumoso kandi umwiza ari uw'iburyo ntabwo agomba kujya mu muhanda w'ibumoso kandi uw'iburyo ari we muhanda mwiza ugomba kwimenya. Ntabwo rero umuntu azakubwira ngo ngo kanaka ngo wowe ngo ige ngo sinkukunda ngo kubera ko ngo uri umuge cyangwa se umutinganyi. Ntabwo umutima w'umuntu niwe temwe niwe kujya bavuga ko nuwanze gupfa yaze mu nda ya nyina kandi bajya bavuga ati so nuwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Ni ibintu bizwi ni ibintu babyumvikana ni ibintu bizwi ariko ubundi suranyanga unzizi ko ndi nuko naremwe ushobora kuba wanyanga kubera ko ni jewe igi ndi umutinganyi cyangwa se ndi umuge ariko njye sinatinganyi sindikunda cyane njye mbabarira ndagusha izina ge ahubwo ndibutse umuntu nigeze kuba byagenze gute. Uriya muntu ugeze kuma yanyumvishije record arambye ati sinumva ukuntu byari bimeze byari wasala yakugereje aho wifuza. Burya hari igihe ukora ko ari maze igihe ntabikora cyane naramuryohereje arishima burya kugira ngo umuntu umubabaze afazarira kwemera ukifata ugashimisha kuyambwiye ngo yarakunyaje biranga kunyaza se twe turanyara ntabwo tunyara twebwe n'abagore abagabo ntabwo banyara baranyaza nyine kujyambwiye ngo yarakunyaje biranga kubera ko akenshi burangiye kuko ngiye yaje mubwiye turiya ni umugore. Hari ukuntu buriya ushobora kuba hari akantu ushobora gukora bikaba ari ubuswa bwawe muri make. Ntabwo ari ubuswa ushobora gukora akantu kugira ngo yishime kakamukorera amara kukamukorera ukuntu akishima wowe kandi nta kibazo. None ubwo bishatse kuvuga ko yarishimye niyo mpamvu yaguhamagara akubwira ati wa muntu wampaye it's very nice. Uzi ko yahise anyohereza $2,000 mwa
yaguhaye 2 nambye ati felicitation kabisa uramamo nka se umva ujye kuri konti ukureho urayama urama cyako cyo ngeda sinkubeshye yampaye $500. gusa nyene ngewe ndagira ngo mbwira abadukurikiye muri aka kanya nawe nanakubwira ko nahisi yacurama bitewe n'uburyo mba narabyumvise uburyo bikorwa n'uburyo byankuruye uburyo satima zanjye zihagaze ubu tuvugana mba nifuza guhura n'abasore ukumva ariko tujye tumenya ngo tukomeye ingata tumenye n'ingasire yayo tujye tumenya ko hano hanze hari abantu dukunda n'abatadukunda kandi nanone ntabwo twifuza ko hari abandi bantu b'abana cyangwa se urubyiruko reka mbivuge ku rubyiruko babijyamo bakurikiye inyungu y'amafaranga biriya bintu birangiza ni bibi nubwo twe twabyisanzemo ntabwo ari too much oya nta muntu twabishishikariza kubijyamo nta muntu twabyifuriza kujyamo kuko kandi umenye ko n'ubu ngo muri minsi iri imbere hari projet ngiye gukora Imana imfashije ikampiza imbaraga nubwo itajya impemukira ngo ireke kutaneze nako itarenze kuma imbaraga zo kubikora hari akandi kantu natekereje ko mu buzima busanzwe ko gufasha abana bo mu muhanda cyangwa se abarwayi bari kwa muganga badafite kirengera nkajya nkora akantu nkabatekera nkabashyira nkaganiriza abana bo mu muhanda akava mu muhanda mfite nk'ubushobozi Imana imfashije nkabona ubwo bushobozi nabashakira nk'inzu nkabashyira mu ishuri ntabwo ngiye kuvuga ngo ngiye gukopera umuvandimwe no ntabwo ngiye kumukopera ni ibyanjye biri mu mutwe wanjye ibyo nshaka kuzakora mu minsi imbere kandi ndizera ko muzajya mubibona kugira ngo nereke abantu dufashe abana bari mu muhanda ntabwo twakwifuza ko murumuna wanjye cyangwa mushiki wanjye ejo nzajya mwumva ngo ari kwa Kabuga cyangwa se ari mu muhanda ari gusabiriza mfite ubushobozi bwo kuba namukura mu muhanda nkanamuganiriza akava muri uwo muhanda kubera imbaraga zanyu muzantize imbaraga zanyu tunasaba Imana kuduha imbaraga kugira ngo ibyo bintu bizagende neza n'umuntu wese ajya abona ko ari ukuri ntabwo mvuze ko ngiye kuba ndi gukopera ntabwo ndi gukopera ni agatekerezo kanjye nabitekerejeho nabimbiyeho kandi nabikubwiye cyane ushize ahubwo nyine mfite nanjye abana 5 nshaka kuzaguhuza nabo kugira ngo uzabashemo iyo kampani yawe kandi ni campaign ngiye gukora iyo campaign ngiye gukora ndashaka ko abo bana nzabaguha mu gahuza nyine ukagira icyo ubafasha ariko nawe nugira amahirwe nyine ukabona imbaraga izo mbaraga ni hari abagushikiye ndabasaba kunshyigikira usibye ko nanjye mw'iyi minsi ntago mvuge ngo ngiye kubingi nagavuga ngo ngiye kubategeka ni ukubinginga mudufashe niyaba 500 tunge 200 yashyize muri kaga case muzakabona nzakabereka ugashyizemo aka case kugira mubona duke tugasaranganya tugafasha abana bari mu ndaka abana bari mu muhanda ni barumuna bacu ni bakuru bacu ni bashiki bacu tubafashe abari kwa muganga dutekereye tubafashe oya birumvikana ko ngibyo uvuze nanjye mbikuzeho ko waranabimbwiye biri mu nshingano zawe kuko warabyemeje aso nanjye ndabizi neza ko sura yanjye yandi banziho bayibone ko ari isura nziza atari isura mbi abandi bagiye bafite utuntu dutandukanye ku ruhande babone ko nanjye ndi umuntu wangenda mu bisanzwe burya ko nanjye ndabizi ko ndi imfubyi ariko nubwo ndi imfubyi ntabwo nshobora gufata abandi bana ngo mbatererane kandi ari byiza
oya ubundi abantu bagira imyumvire itandukanye, abantu bagira imyumvire itandukanye cyane ko hari abantu badufata uko tutari. Yego. Ibyo uvuze nge bimwe na bimwe ugufasha. bimwe na bimwe nge bisanzwemo cyane ko hari abana baba talented ngenda mpura nabo abadanseri baririmba cyane mbabwira ko na n'iyi saha ngewe ndi umwarimu wigisha ibintu bya pedicure and manicure, imisatsi gusuka kudefriza ibintu nyene gusiga inzara byo gusiga inzara makeup, so salon de coiffure yose urebye makeup urabizi ko nyenda kurenza makeup urabizi, ariko noneho nge ndakubwira ko ngewe biri mu bikorwa nsanzwe nkora, nanabwira ko ikibura ari support ziturutse hino kugira ngo shinde company yanjye. So ndagira nkishura amaseta then nkafata abana baraho badafite aho babarizwa badafite b'imfubyi, mbese nkababwira ati isayi niyize kuza nkabigisha biri aho ngaho. Mbafite n'abanyamakuru bakomeye ngomba kubageza ku bana bafite talented bafite impano kugira ngo be gupfa ubusa, bakabaha ama contract ubuzima bukagenda neza, aho kugira ngo bazajye batubona badufate nk'abantu batagira ubumuntu, badufate nk'abantu nyine babatinganye ngo bihebeye ngo amashetani, badufate nk'abazimu. Twe turi abantu tuva amaraso namwe mukavandi. Nabivuze ariko kuva kare, ariko twebwe ubuzima bwacu ndumva twasoza tubabwira ngo Imana ibarinde kandi aho muri hose Imana ibashyigikire mu byo murimo. Na wa muntu yicara avuga ati bano bantu bafite iyo support yo kuba bafasha aba bana, reka tubashyigikire. Ugomba no kubana nimero kugira ngo nimero mwambonaho cyangwa mabwiri yanjye wenda kuko tuba turi kumwe. Hari ibi bababwira yawe cyangwa se kuko n'ubundi tuba turi kumwe kenshi. Ndagira ngo ngire icyo nkubwira mbere yuko dusoza kino kiganiro. Ariko ndumva nimero tuza kuzishyiraho hasi, baraza kuzibona amanimero yacu batubonaho twese. Iyo nkunga ni yanyu, irakenewe kabisa, irakenewe bya cyane, ireba buri muntu wese, ireba buri muntu wese hirya no hino ku isi hose. Ariko hagati aho numva twabasezera, tukazasubira utaha mubona gahunda zacu ko zimeze n'uwo mushinga dufite. Ciao ciao, Imana ibarinde. Ariko ntuzongere kumpa abantu batagira gahunda, uzajye umpa abantu bafite gahunda ciao ciao, batari buntiza abantu. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.